Rero ndabasoje uyu munsi ngiye kukwereka ukuntu kuri TikTok ko wareba ko video zawe zitamerotinze amategeko. Nta kantu nanjye naje kureba mbona nta kantu k'ingenzi ko mwakamenya. Ngwino hano kuri TikTok yawe, hano kuri TikTok ubundi ukaraho. Ngera kuri TikTok uze hano kari kuri profile. Njye murabizi njye kuri profile yawe. Ngera hano kuri profile yawe, ikintu urakora nta kindi, urahita uza hano nk'umuntu ugiye muri setting. Ngaha muri setting utu turongo dutatu two mu nguni ukandeho. Numara gukandaho uhita uza ukande hano kuri TikTok Studios. Hano TikTok Studio iyo utayifite uranayidownloadinga gusa hano kuri TikTok biba byesitaye. Uraza ukandeho. Nta kantu k'ubwenge rwose nabonye ari ingenzi kukabereka. Okay, urabona nugera aha ngaha urahita uza hano. Nta kantu k'ubwenge kugira ngo hari video ushyiraho ugasanga ntihuje n'amategeko ngenderwaho ya TikTok, ntibabikubwire ntumenye uko byabaye. Mbega ugashiduka uri mu makosa cyangwa se ugashiduka na konti yawe bayifunga kubera icyo kibazo utazi. Urahita uza kandi hano kuri account check hano. Aha ngaha neza hano uri kureba neza, uraza uhita ukandaho. Ni ukuvuga ngo reka mbere yo gukandaho mbanze nkubwire, nukandaho video uheruka gushyiraho mu minsi ishize mikeya, zose baragenda bazizana bazikuvivurira bazivivura automatique bigenda byikora. Icyo wewe ukora ni ugukanda hano kuri account check, buri automatique bigenda byikora. Uretse uzureba video zigenda zizamuka zikora iyi idahuza n'amategeko yabo ihita izakantu kagako. Izindi zimeze neza nta kibazo ziza hariho akavi. Uretse nande ureba nande turebe aka kantu nta kubwenge cyane rwose, mugomba kukamenya kuko ni ingenzi. Uretse uzureba ukuntu video zigenda zivivura nta kintu nkozeho nta na kimwe, ibyo biro automatique. Aka kantu nta kubwenge rwose, kugira ngo murabibona ukuntu ibintu biri kugenda byivira. Murabibona ubwije bivuze ko ari video zanjye zidafite ikibazo na kimwe zihuza n'amategeko yabo nyine. Murabibona ko ziri kugenda zivura. Ubu ngubu haramutse hari idahuza n'amategeko yabo, ni ukuvuga ngo ihita iziriho agakuba nyine, bigaragara yuko iyi video itemewe. Kugira ngo murabibona kubyikora njye sinabikoze. Ubu video zanjye zirarangiye tayari. Murabibona yuko bose bambwira ko account yanjye ihagaze neza. Hano muri iri jambo ry'icyatsi, murabona ko bahise banabindira ko account yanjye ihagaze neza nta kibazo. Kugira ngo murabibona yuko ari akantu k'ubwenge kandi k'ingenzi. Ikindi nyine isoje uraza ugahita ukanda hano kuri aka kantu. Nta kantu k'ubwenge rwose, nizere ko namwe mugasigaranye. Nta kantu k'ubwenge rwose. Murabibona video zirakomeza rwose zikagenda zikora. Iyo haramutse hariho ikibazo bahita babikwereka ku kanya, nawe nyine ku video ukaba wagira icyo uyikoraho ukayihindura cyangwa se ukareba ukundi kuntu bigenza. Murabibona video zanjye zose mperuka gushyiraho zimeze neza nta kibazo na kimwe. Account ni good standing, kananyura kandi ko account yanjye ihagaze neza. Hano hasi nakomeza kuvuga ati warakoze gukurikiza umurongo ngenderwaho yacu, kandi binafasha umutekano wa TikTok yawe. Kugira ngo ndabashimiye, dukomeze mu kandi video k'utanu tuntu tw'ubwenge gusa.